Ako Bwenge nawe zikaretse ntago wabishyizemo. Ese nabanza hano kureba miki. Reba papa wawe. Ngo ko papa usura ni papa. Neza se yakubyaye. Yaranzaye ariko ni hahandi n'ubundi ambona nta n'ikintu amaze. Oya cyambere nuko yakubyaye nubwo nta kintu yamaze wenda n'ubushobozi buke yaba afite agiye azabona amafaranga akakurikiraho. Yego Bwenge mwana wanjye nabuze. Yego mwana wanjye yabuze. Wambanye mbwira icyo nshakiraga gituma ubwawe warambuze. Mwana wanjye nukambwira usubwo naburi ikintu mushakira. Nkanagira amenye n'amakuru yawe se naguherukaga. Amakuru yanjye wagira ngo yajyane kuri TV1 cyangwa kuri BTN. Ako Bwenge wasanga papa yabaye n'umunyamakuru ntitubimenye. Umunyamakuru? Usenga yabo umunyamakuru byagenze uteda. Ako Bwenge papa ashaka kuba yabaye n'umunyamakuru nta wamenye. Abanyamakuru shaba babaye benshi. Uribuka umunyamakuru ukuri BTN ukuntu yavuze ati ngira isasu bandashe kano kaje asanga muri Congo amasasu yabo ari original pe. Ariko nawe Bwenge rero kansetse ubu papa wawe uyu muntu yawe umunyamakuru ikinyamakuru yabakorera do cyazahomba. Uyu nawe umuhaye n'akazi keza ngo umunyamakuru nawe rwose ntugakabye nyamakuru yewe. Aha uyu mumuyira busese n'indamugira umunyamakuru ndabimubwiye nawe atayiyemera ngo himbanyitse umunyamakuru we bakwita umunyamakuru w'ihe televiziyo. Bwenge ariko ushatse wakumva papa wawe kuko maze igihe gushaka pe wamwumva ukumva ikintu ashaka kukubwira. Wakimuvugiye se ko numva ari ufite umunwa muremure. Bwenge papa asigaye yabaye na boss gaye tama secrétaire. Agusha muve muri ayo rwose reka mubwize kuri Bwenge ngiye cyuna gushakaga n'ukuri cyane cyagace nari naragushatse uko haburaga kukurangisha ku maradiyo yose no ku mateleviziyo. Bwenge ikintu cyaka rwose ndashaka garuke mu rugo rwose. Bwenge ndashaka garuke mu rugo rwose uve muri ayo misozi ugaruke iwanjye rwose mubere papa nanjye umbere umwana. Ndavuze ngo ngaruka he? Aravuze ngo garuka mu gihe uri umwana. Ako Bwenge nushake niwumvire uwo mukobwa niba ari umukobwa niba ari n'umugore ntago mbizi wumva ibyo papa wari kukubwira kuko nibyo rwose amaze igihe kinini ari kugushaka ushatse wamwumvira ukagaruka mu rugo. Umva mwana wanjye rwose nugaruka mu rugo sinzongera kukubangamira nzagufata neza nk'umwana mujyana ahantu hose ushaka. Mwana wanjye ushatse no kuri wagaruka. Uko se bana nawe nari mfite bino bisuko. Hoya. Nese nari nambaraga gutya. Hoya. Nese nari mbyibushye gutya. Hoya ariko nuko nta kintu nari mfite. Nese umira busabu none ngo warakibonye. Azagishaka nagaruka none se muragira ngo akimwerekera hano mu muhanda. Sa mukobwa nkubaze ikibazo uransubiza. Mbaza nta kibazo ndagusubiza. Wari wabona imbwigisheke? Hoya ntabwo ndayibona. Wari wabona urushishi rutwite se? Warubona ute se? Nasi igihe wagendeye wari wabona kenke icuruza inyama. Ay ariko se ubwo ibyo bibare kenke icuruza nose kubera iki Bwenge uri kumubaza ibyo bintu byose. Ngarutsi wawe nuko waba wabonye imbwigisheke cyangwa ukabona urukwavu rumodaringa cyangwa ukabona imbeba ya Aserereje nibwo nagaruka iwawe. Ako Bwenge nyamara ushatse wakumvira papa wawe ukagaruka iwanyu kuko urabyumviye ko papa wawe yahindutse. Reka mwebwe Bwenge rero mwana wanjye rwose ushatse wagaruka rwose icyo ushaka nzakiguha. Bwenge n'ukuri ko Imana ushatse rwose garuka mu rugo ibintu byose nzabiguha ibyo mfite byose nzabiguha rwose nanakemera nkakwibira ariko ukagaruka mu rugo. Akuzi ko mwasaze murumva ari ndakomera kuza muri uwo muruho wanyu. Twebwe wacu turisha ifiriti wacu turya neza iwanyu. Mbese urabona Bwenge yakemera kuza kurya iwanyu birabishimbo byanyu n'amateke n'imishogoro bitajyana n'uburisho. Umva nagupaparutse nashaka uburyo umzaruka kuko ngewe ndi imfubyi igira umubyeyi. Ako wa mwana usinze umuntu wagushutse gusa umuntu wakuroze ntabwo yakarabye. Ushatse wakumva papa wawe. Gusa mwana wanjye wakenga basi mwana wanjye urashaka basi mfukame. Mfukamira ugiye ugapfukamira Imana se kareba yuko wenda Bwenge yabusubiza ku gihe. Ariko Bwenge nawe ubwenge bwe busubira ku gihe. Ubwenge bwe bwaraporomotse nango busubire ku gihe. Nk'igipine. Nk'igipine. Babwe uyu mwana yarahindutse rwose nushaka uzajye kumuvuza ku bavuzi ba gakondo kuko rwose ndikubona yarangiritse byararangiye. Se muko nawe uravuze shaka kugira ngo uvuge
wakora bya bindi navuze pe bikarutwa. Ntose Bwenge wo kurabyanze wanze kugaruka mu rugo. Yengaruka iwawe ntabwo nabyemere, reka gumana ingo zawe. Asabwe Bwenge ubundi ko tutanabashije uyu nguyu ni umugore we niko yiwe ni umugore wawe. Hako nawe aho ngaho bajije ubusa uri kubaza ibintu ureba ko abaza ngo iyi ni Bwenge mwana wanje ni umugore biranagaragara. Bwenge reka nkubwire ubu ngubu papa wawe turimo turabana muri iyi minsi wari kuzaza mu rugo nkagwake urabiza abana mukunda telefone nkajya nguha telefone ukifotora ubundi impamvu wavuye ni wanyu nukubera irungu ryari rihari ubu ngubu mu rugo papa waba hari nanjye mba mpari nta rungu rihari twajya tuganira ubwo uri kumva ufite ishingiro yo kuba waza mu rugo. ngo telefone da irayitunge gaceze niyo bari kuvuga umva we bebe aho tuba twebwe tugira iPhone ariko umva ntabwo twe tugira iyo itunge gaceze niba Airtel ihari cyane MTN ni Airtel itunge gaceze dufite iPhone sheri dufite iPhone. Reka twigendere ubwo mutadusiga icyo gikara cyane twigendere mwahuye muhwanye cyakoze murahwanye Genda cyane gifunga umutwe cyane bisa kizagaruka. Kwigendere tukigendere birabareka n'ubundi. Gusa ibintu murimo murapfa ni ibiki koko? Umva utongera kumbwira ngo njye ntwara umugabo wawe kandi mbasanganye. Mana mwambabariye koko. Twara gute mbasanganye. None se uri kubudusanganye bivuze ko njye namutwa abone se umugabo wawe namwemera. Mwambabariye ibyo bintu murimo koko. Nishishuri kumureba ryonyine riri kugaragaza ko wamukunze. Umva mwihanga nuko ntabwo nshaka ko. Oya reka mbanze mubwiza ukuri. Mana. Ubundi reka nganye koko. Warinze ubyibuha gutyo nkaho ubana n'impumyi reba ukuntu umugabo wangana urebe n'ibiro ufite. Wagize ishyari ushaka ko guhahira nk'uko amahira. Ishyari ndeba ariko unyitegereze itagezweho bebe njye ntago natwara uyu mugabo wawe bibisigazwa. Erega ubundi reka nkubwire nta nubwo kugaragaza ko wariye ari ukugenda ukabyibuha gufufumanga hahandi utazanabasha no kwiyegura ahantu waryamye. Ese ubu nk'ubu uguye muri dushera umugabo wawe adahari ndakubyutse. Ariko ubabajwe n'ukuntu ngana. Izi ni inyama za buri munsi n'amafi niyo mpamvu nawe ushaka kumutwara. Akuse n'abantu mwumvize uko uko murimo murapfa iki koko mwambabariye. Turapfa iki? Turi gupfa wowe wa mugabo. Nakoroheye kugira ngo singira amahane. Urareba ishiro mwambabariye koko mukarikira. Mwambabariye mumbabare n'ukuri muke. Mumenye ko turi mu muhanza. Urongera kunkoraho. Ndakwere nawe mwene gahimo kongemeza. Utongera. Urabona nakwihoreye kugira ngo kurwana simba ishoboye. Wongera untukira umugabo rero. Ubundi se kuri kuburana ngo umugabo wawe ndeba ubyibushye nk'umuntu bana n'impumyi nkutekera abatabona. Ese ubundi nkwibarize uyu mugabo wawe ni uri kuburanira utazi no kwigurira ipantaro. Ese ubundi amafaranga agura ifi n'inkoko burayakura hehe? Ayakura he se birakureba. Ushiye kutugenzurira urugo rwacu sibyo birakureba. Mbanze mbabwire mw'abantu amatiko yanyu nayarambiwe uri kumva mugore wanyu ngwino tumanuke tugende tujye mu rugo urekane n'uyu nguyu. Sheri ntago nagenda akagakobwa ntagakubise. Waje tugataha. Ntago nagenda ntagakubise. Waje tugataha. Ako se mwe muri gupfa ibiki? Ngambibira mu munesha abantu nabibabwiraga njyewe. Abantu bakuru mugenda mudwana mu muhanda nk'impinja nk'abanyeshuri bavuye ku ishuri. Ako se nkamwe abantu bakuru mudwana mu muhanda ubundi murimo murapfa iki? Si uyu mugore sumbwira ngo namutwariye umugabo. Gusa arabona umugabo we namutwara nkamumarisha. Utamutwara si wamutwaye. Aha sha baca umugani mu Kinyarwanda abasangiye imbwa ngo bitari mu ese ubundi ni wowe mugabo muri gupfa? Ni uyu nguyu da bona uyu mugabo turi gupfa. Si n'umugabo njye nabonaga ari umusazi nawe washungereye. Umva akana we nawe ujye uvuga uziga nanga umuntu mvugira umugabo nabi. Ngaho da za magabo ziri ahangaha. Ariko uyu mugabo ashobora kuba ari dolari umugabo mudwanira. Yewe Mbarata mw'abantu urubanza rwacu rwawe rurangiye nibwe mwikomereze mwitahire nanjye reka nifatire umugore wanjye twigende madam twigendere n'ukuri. Nimwigendesha ukuntu atangiye kugenda kwaba mbwate ngo ari gupfa ngo bari kumufata ko nase yigendesha uko usanzwe ugenda
akwa mukobwa waheze kwisiga ko nawe ntunshuke ntabwo isiga n'ibya kera ibyo ngibyo waragumiwe ku buryo cyangwa waheze kuri tiktok nimba waragumiye rero kugira ngo ngende nkwehe imbwa y'umuturanyi kuko niriya ni imbwa se urabona uriya ari imbwa urabona atari umuntu nawe rero nawe wa mwana ugira amagambo menshi Bwenge ino twigendeye ndabona umukobwa atangiye kujya n'umujinya wasanga n'ibyo wavugaga ari nabyo umva mugenda n'ubundi ntimukaze gushungera ibyo mutazi umva mukobwa ndakambwira uzi impamvu uriya mugabo yakwanze niko ugenda ari ibumoso akaguru kamwe